Yesu uzko twibagiwe iki ya plante twayisize kwa muganga shara plante ko yampenze mu make twahitaye nayo iri mu gikapu reba neza oya mise nibuka kandi twayiguhamburiye ko ntigeze nibuka kuyihavana shana yiri ahubwo ku mafacture ni haba hariho nimero z'abara abantu ndabahamagara shara henze nubwo cyanshyuka oya kadutuze ndabahamagara okay hano hantu rero ni kuko indushye nakubwiraga njye nahise kuko indushye hano iyo mfite ikibazo utaraza no muri kiriya gipangu ngo nibura njye mbasha kukubwira agahinda kanjye narazaga nkagatura hano uriya mukecuru mu rwego rwo kumwuba akanuka ngafatira ku munwa nkanga kuba nahangana nawe nkaza kubitura iri shyamba arona kese kuko indushye kanjye ihangane n'ukuri ndakumva mutenda kumva cyane ikintu ngiye kugusaba iyo nabaga mbabaye nazaga muri iri shyamba ngafata indererwamo undi indererwamo niyo nshuti yanjye ngafata nkireba nkarira nkumva ko uwo muntu uri mu ndererwamo ari kurirana nanjye basi byihorere mbabarira rwose mbabarira basi umbwira ikibazo cyose ufite umubwire sibyo kandi ndakumva pe nshobora kuba wenda sinkurusha amafaranga sinkurusha n'ubushobozi ariko ndashobora kukurushaho kugira inama okay mama ke wambere inshuti nziza nabikubwiraga ngo inshuti nziza nari mfite yari indererwamo mbabarira wikongera nayibonaga nabandi kurira nkabona irarirana nanjye ese waretse ibyo byendererwamo koko okay mu mwanya ndirerera mama ke ndumva ndemereye ese gomba nawe ugiye kurira waretse ibyo ese ndarira urire mute basi mbwira ikibazo ufite okay mama ke mbona ndi umugore w'indushyi Murangwa arambabaza akibagirwaho namukuye buriya Murangwa nahwiriye nawe mu mujyi wa Kigali Murangwa ari mayibobo umusatsi waramwereyeho ari umuhungu wabuze yava niyajya dukubitana ndi mu bibazo nawe afite ibibazo mama ke nari umugore w'umusinzi inzoga zaranyishe nta cyerekezo mfite ko abantu bagira imana ukabona abagore beza uriya mugabo wabonye umugore mwiza nkawe yarangizaga akumva kibaze aho Murangwa atinyuka bakazana abakobwa mu rugo abo ko kavuga ngo aramumushingiye mari Murangwa nawe akajya yisatsa ngo akananwa shenye ngo imbere yanjye mama ke koko biriya bintu yankoreye koko tagake ntabwo abana ko nashima we ntiwari uhari wasanze namaze kwikubita hasi ahari uzi ibintu yankoreye Murangwa ariko sinzamubabarira mama ke ngiye kwiyemeza ngiye guhangana Mutesi ngiye kumushyira hasi ngiye guhangana na mabukwe ngiye guhangana na Murangwa sinshobora kwemera kuva mu rugo rwanjye iriya nzu ninjye wayubatse mute wambabura ukabanza ukareka ibyo ukabanza ukabyara uwo mwana koko ko mwana ibintu muri kumukoreraho koko uyu mwana navuka adafite ubu nkomeze gukomera gutya uyu mwana navukana agahinda uyu mwana navukana amarira navuka adafite umutima mwiza koko uzika muzamufitemo uruhare mama babizeye ko nubwo babona ko twite mama ke nkubwire ngiye by'abagabo ndabona bitamira nuko iyo mba nafitiye inda ntago nabana na Murangwa ibyo abagabo si ibintu byanjye mama ke ndabikubwiye mfite umwana umuhungu wa mbere wambyaje arabimbwiye mama ke naramukundaga n'uwo ndaze bamabukwe nk'abari ubuze bwo ihangane nuko ndakumva cyane ndakumva pe ndakumva ijana ku ijana basingira inama mfite indi nzu irimo amapangayi basingiye bafite agakoni bafite basingiye gucumbika kuko ntiwabwira umuntu ngo naguha inzu yawe mve kwa Murangwa njye gucumbika muri bapangayi koko oya
Mute ihangane noneho ndaza kuvugisha ndareba ukuntu navugisha Murangwa basi mwihangane uyu mwana abanza avuga ariko murabona ibintu muri gukora ko hejuru y'uyu mwana w'injuri uri mu nda arankubita inkokora mu mbavu nataka ngo yigiciye umwana we imaze kugira ngo agere ku mwana uri mu nda inkokora hibifashe wakababazwa n'umwana uri mu nda yamaze kunkubita inkokora mu mbavu kira kigabo nyine yarakiroze siguze use dukora iki koko okay mama kenga aho ngira inama cyo ngiye gukora mpangane cyangwa se fata umwanzuro njye gucumbika mu bapangayi ruriya rugumbi nduhariye Murangwa mbanze mbyara umundi nimara kubyara muturumbure nitaye ngo nubatse mu kibanza kiwabo cyangwa tugurishe dupasure tugabane birangire iriya nzu ya nyina kereka nzanye gatripurari nkayirimbura iriya nzu nasanze ari akondo ninjye witeye umucanga namuguriye inka namushyiriyeho metalike none reba ibintu ari kunyitura akaba amabukwe babaho kuriya we byaranyemeje pe n'umugome mbega umukecuru ibaze kurinda mva kwa muganga mabukwe atanansuye kumutera imwe na rimwe uko ari cyo uza n'ubutesi mu bibazo uzuko uzana ibintu neza neza bijyanye n'izina ryawe mutesi umuntu arakwifuriza kupfa abantu barumva utagaruka hariya ngo bansura kwa muganga siko nta soni ugira ibyo nabyo biragutera stress rero birahagije umwanzuro ngiye guhangana na mabukwe uyu mwana ni umwuzukuru we uyu mwana andi munda ngiye ndumva ariyo nama rwose ngiye guhangana nawe ariko nanone nawe uzabikore mu bwenge sibyo ureke kuzamura amahane nibazamura amahane ujye uca bugufi sibyo Faro yansanze kwa muganga umwana arambwira nawe ngo ameze nabi ngo nyirakurungu ari kumubwira amagambo sinzi umwana ibintu yumvise ngo senga ibiki Faro nawe ari kugira ati ngo imfura ya Murangwa ngo niyingi mbese ibintu byancanye byambaye agatogo mu mutwe umwanzuro ndawufasha tugende nta bintu byinshi tugende umuntu ufite ibibazo kuri iyi ibibazo ufite wowe nibi ibibazo ufite nibi nandenze bino kira kigabo cyagoteye cy'igisaza uracyari mutorekana nacyo kandi nakubwiye ko ntazagusohora mu nzu amafaranga yo kwishyura inzu niyabura nzaguha kakaryango ko mu gikari hari icyo bitwaye kwenda gushima uri inshuti nziza nashobora guhomba yanjye ntabwo nzayiwe ubu sudahari nabigenzane tugende Ngorebyo ndiyemeje ngiye kugenda nikarumye nta kintu mvugana na Murangwa umva umwanzuro ndawufashe tugende nzaguruke ariko nanjye umake we kubaye ikise we umva mama ubisereri we ega ntambara gufite nabikubwiye kuva kare yuko twagombye kuba twagiye mu rugo kubaye ikise mfashe serera mfashe nanjye se ko nanaje naza twavanye kwa muganga umva iruka bagenda muzanira amazi ubu se mu rugo none udagira yuko ko ihute ntago kandi nyagasani none se umake mutesi mwana we mute usindahamba nakubuka mwana wa usima ngira munaga kira hano namuntu ushobora kumuzana muri cyambari monde namuntu wanabara kuko namuntu uri hano hafi ngamfashe mana we ubusuma ubusenda musiga muri cyamba ndenje mwabana Dore mbese dore urabona iricano ngo iriraza ukanokoza ukanyambika ubusa igihugu cyose abantu bose bagataha ubukwe bakanezerwa bishima bakishima niko mukecuru utamfatanya n'agahinda mvanye hano mu rugo ntanakumena mukecuru ntanakumena
niko rufa akatanza atafatanya na tosa cicika itama rimaze kubyimba iguru rirabyimbye itako rirabyimbye sinjyaho kugejeje aho ngaho umva iyi ni gasopo iyi ni rengarenga ibyo n'ibicurimo nkumene urashaka kurana n'urufuro koko ubwo sibi naje murakora mukecuru naje nje nuko ndaharenze none niko ubure mabecu ubwo arabasa ndekura urashya nkubite amushaka kuzanjuma urashya amatuza nawe ntasoni urashya undi kuki mufata ipfubye nk'ibikeri byapfiriye ku musozi n'ikindi gihe ariko muri ariko si ibi bintu ko umva imisabe bigeze gute koko uko bwije uko bukeye uranzanaho ibiza kunkuraho sinzi umugore wazanye araza kunkuraho sinzi abana wazanye araza kunkuraho niko urashaka kugira ngo mbigeze ne koko ubu nkora iki ubu nkora iki ntacyo ugomba kumbwira mbwira nawe sinzi umugore araje sinzi abana uranzaniye uko bwije uko bukeye ibyo unzanira byose byanyambuye agaciro niko uragira ngo nzabeho ne koko mbwira nzagira mbwira nawe tuza ngaho ubu buryo utagiye kugwana n'umuzukuru urareba dore uko amaboko yagize intumbi ya mugiga ni mu gihe binde amaboko yanjye rero dore ukuntu yagize reba ukuntu yagize reba ukuntu yagize amaboko yanjye ubona rufari intumbi ya mugiga kuko ni mu gihe ndamukujije oya reba uko amaboko yagize reba uko amaboko yagize iyo ni imitwe mama umwana wanjye ntago ari intumbi ya mugiga uranyumva neza uriya ni umwana wacu niwe reba uburyo wari utangiye njyana kwa muganga dore uko amaboko abaye njyana kwa muganga njyana kwa muganga okay tugende njyana kwa muganga mfata ako si mama wagiye gukora ibintu nk'ibi koko ubu se icyo kiza gutwara kuko ufata buke kaboko watwaye mama sinjya gushaka amakenga urashaka kunesha amafaranga ubu hejuru ibintu byanakigera nk'ibi ngibi koko namvunnye akuvuna heza namvunnye arewe niko kandi ijya kwihaha kariwe nukurida ntumvunnye sinaniwe kwitemera ubwatsi bw'inka muvunye se muvunye ikibwo wakuvuna ko yakuvuna uwo muntu uturukamo ibyo biganza araturamya uri nyanturi mu nzu yanjye ngo nuteme ubu bwatsi ntabwo nemye mukecuru ntabwo ntemye ntabwo arava kwivugona urangoronzoye amaboko urayavunye ese urumva wandambiwe erega mukecuru igakubana nanjye n'ubundi naho ufite wowe kunkira muracyatongana muracyatongana ese mukecuru abari kumva biguha mugitongana Uraje njomba amagambo arimo arambwira iki ibi byose ko ari wowe nibiki se muri gupfica aho no gutema ubwatsi bw'inyana ntibinaniye ntabwo ureba ko Jineze ko byarangiye muracyatongana rekera aho icyakoze mwana wese ntabwo yazi n'umujinya umuntu aba yifitiye byose agashogorozo erega njemeze nk'umuntu wapfushije ubu nibwo nakiriye inkuru mbi ninkaho ndi kukiriye barimo aramata amagambo yo kunyana ariko mama wapfuye ariko mama ariko si ariko nawe rero
Muzajya vuga icyo mwihorera. Nari nababuze mvuye mu rugo hirya ndababura. Mutesi arapfuye. Ngo iki? Tuzagize ate? Yishwe n'iki se umva? Tuzagize ate? Ngo iki? Twari haraye pfa mu ishyamba rwose Mutesi arapfuye dore nsize neza nta mwuka afite yaguye. Ngo iki? Ngo iki? Umva nyine Ngo iki? Apfiriye he? Haraye pfa mu ishyamba. Yishwe n'iki Mutesi? Umva. Nusi Mutesi abaye ikika. Afeye umukecuru. Uramamagaye ngo mutege moto. Araryo which. Akoze mwabwo. Nose moto zabazanye zibatumika. Twe turi kwa muganga. Muvane rwose nta kibazo afite pe ku mana ndibuko ko turabigenza. Ariko nyagasani we. Muvane nta kibazo afite. Turagenda tugeze arati mbanze ndukaho gatoya. Agihaguruka abura imbaraga neza razongere kubita ndamunanirwa no kumuterura. Mwamfashije. Mutesi arapfuye dore nsize neza nta mwuka afite yaguye. Kuki umusize se kutamuza? None se uko nari tubigenza gute kuko? None icyo nabonye. Nashatse no kubahamagara telefone wapi ngeze mu nzira mwoze ngo mbahamagare numva gusa ndayibagiwe. Ose ko muri roho bigushimishije woko bigushimishije. Telefone nayibagiwe. Waje. Do. Muragiye. Hagiye mama. Aragarutse ariko we. Okay. Rero imfunguzo ngi. Ye mama we. Hey. Mba. Ubu ndagiye mfungure rero. Nitonze ntawe nikanga ntacyo nikanga. Maze ninjire mu nzu. Ncagure twatwenda twe twiza. Tumwe yajyaga yikubita ya mabuno yakayakubita. Wasigaye ninjye ugiye kwambara ninjye ugiye kuberwa. Ke ngo ivoka yimbwa imanuka ihiye. Ndagiye. Eski. Wabona nseka ndi jyenyine ariko siko wasanga bamfasa ngo nibikibishije kandi ari banga ryanjye Imana ibinkoreye ariko Imana we uri igisubizo ngo Mutesi ngo yagize ate ya Mute bayi Mute. Mama. Mwana wanje. Ruku. Mama. Ruku. Mama. Karame mwana wa. Kundu. Mute. Makariye. Baba ningegera Mute. bari Akize. Mute. Mezute. Mwana we. Ari batubwiye ngo wapfuye. Nukuri namusize yaguye. Namusize yaguye rwose atameze neza. Mute. Wabaye amahoro. ubundi nasaga n'uwapfuye ariko hano hari umwana. Uzi ko tuje tuzi ko wapfuye? Yarujeje gufata amabuye ngo Oya ariko mwari mw'abantu mwari sibyo bintu. Araje uje gukubita umuramba amabuye. Ako siko nk'ubu kuko ibintu nibi. Umva
umva murambabarira mukomeze guterana amagambo Mama se iri shyamba harimo umwana niwe umpawe ndabizi hari umwana umpamagaye hano muri iri shyamba hari umwana umpamagaye koko se hari umwana hano aguhamagaye atarakuzi kandi numvaga ari ijwi ry'umwana mutoya nimumurebe nimundebe umwana ahantu yaba ari nimurebere ugiye agana he murebere ngusabye imbabazi mbabarira ndi kwicuza akose muto ni gute usaba imbabazi warangiza ugaseka kugira ngo uzimbe ni ukuri pe mutese gusanya imbabazi ndakwingiye mbabarira reka ko nta gahinda mbabara muto umugabo yankoreye ariko bibaho kugira ngo mere gutya ntabwo ibi byose ari wowe mute nta mugambi nambifitemo ni mukecuru wabiteye koko nubwo nabikora nige nakuzana umugore imbere yawe none kuki wowe wamwemeye kuki utabwiye mama wawe uti ibi bintu ntabwo ari byo mute nyine naracitswe nyine nta kundi ariko mbabara ndakwingiye none uko nta ruhare umva nari mbifitemo kugira ngo nkubabaze bigeze mu mwanya urimo nuko ndakugize mbabarira mute nuko kuba mfukamye gutya ko byonyine ntabwo bibona ko nisubiyeho mu by'ukuri birashoboka rwose umuntu ajya kosa akagera kure agakosa nabi akagera kure ariko umutima nama wo kamushiza ko yakoze icyaha kandi akababarira sibyo aretse ngashaka aho nigira nkaguha amahoro mu rugo rwawe n'indaya zawe uramusezeranya ko Indaya? utazongera gukora kiriya kintu nizarya sinzabyongera yewe na umva n'ababiteye bose narabirukanye agize ute narabirukanye wa mukobwa namukubise ntabwo kiba hariya reka nakirukanye ya ndaya ntabwo iri mu rugo niyo mpamvu naheruka kumubona reka ubwo se umugore wawe wari umugore wawe ibyo wakora byose wari umugore wawe urakumva ubwo se uriya imyaka tumaranye uriya namenya azaba afite imico imeze ite murako bivuga udidima ngo uravugisha ukuri umva uravugisha ni ukuri ikintu afite ku mutima wanjye sibyo ni ikintu afite ku mutima wanjye ndakwinjiza ubabarira ibintu papa ari kuvuga nibyo bari abakobwa ntabahari ni ukuri pe baragiye umva namukubise aho yari mwishe umva natabaye n'umukozi ubu kuba baranamfunze ahubwo umfashe mama wawe niba ibi byarabaye umugabo akaba yishinja icyaha yarabirukanye ni ukuri kose n'izina ry'imana ntabwo ari imana umugabo rwose nisubiye urambabariye oya ntitugende oya mugire sibyo kugira ngo cyako ndigihashiriye uriya mwana kadarenze urwo rufite twese twahuye n'ibibazo ariko nyine ibibazo bibaho kugira ngo twige kandi tugomba kwiga
azaruhuke. none se aruhukira aho ngaho ntabwo aruhukira mu nzu reba ukuntu nani wavuye kwa muganga reba ibihuru yari arimo kiriya gishyamba Usana niwe mufungure. mufungure nagatanga utazibagirirwa yose Usumuzibagiye gute koko? oya birumvikana ukuntu nabahamagaye n'undi kubataza n'abantu Akoze ega nawe umva nawe waje wisi kuki twaje kuduhamagara kwanza kubyivuze ngo ariko sinago nakubwiye ko telefone nayibagiriye mu ishyamba hariya reka amagambo ajya kuzana imfunguzo cyangwa usanga yazanaze no muri wese ko namwe mugahita mukeka ibintu biri gusa natajya ibyo kuri imfunguzo utazi uramubarirwa uwo ntazi senze nyine wihute nta kibazo umbabarire ubanguke wowe kabyarawe wabona yanabigambanye na nyina murangwa n'umunsi ariko sinabusabye imbabazi koko kuki ugitekereza ibyo bintu namubabariye ubundi se namubabariye nakora icyo ari cyo hari amahitamo mfite mama karaba afunguze ndure mu mbuga. funguzo se singizi ngizi Isonzo funguze kwihe. none si wawe ahubwo mpahejwe ntago mpahejwe rwose Iki? mfite uburenganzira busesuye bwo kujya iwawe nkafungura Mabise nibyo ufite? ibyo mfite uretse wumve n'ibyanjye nyine n'ibyanjye ariko se Ko ndi gukemanga. ushaka kunyambura ubusa wowe Sikomeza nk'umuntu uvuye mu rugo. uretse wumve ariko ariko dore none Yebo mama. oya mva tuza umva Isi nyenda mutesi. ariko vuga buhuru umva siyeski penari ndakibonye numva oroshya ndakibonye rwose numva umujinya uranyishe ngize ibyago narinzi ko cyapfuye mwagishijwe nyihariya muri ruhurura umva se mwana tuza ubu rero ngewe ndagiye mu rugo ngira ngo ujye kwicagurira utwenda hakiri kare Yego. ereka afite agiraga imyenda Oya mama oya umva ndagushira hanze umva. Oya ntago nabyemera. umva Ntago nabyemera. uranshyira hanze iki mwana umva rero kumbwira ngo uranshyira hanze nukumbwiye mura ndakwanika Unse umuntu utinyuka ko yamara gufata ifunguzo akajya kutwiba urumva nabiceceka. Abantu bagomba kubimenya ko umujura muri quartier. ayi wowe Aka gace bagomba kumenya ko umujura. mura nukumbwiye Ndagushira hanze. uranshyira hanze ngo ndi umujura umva tuza duturane mwana wa ndamena amabanga ndayamena hasi ndasobanura uburyo wishe nyina wa Rufaro Mama umva ndakwingiye. Mama acyafata ahubwo. Mama mbabarira ndakwingize umva uramutse ubitugije kuri abantu batuye muri agace. Nabasebye. turi ibisa byahuye uri umwicanyi ndi umujura ayiwe we Reka ntuze ariko nigusabe. ayiwe tuza duturane mwana wa tuza duturane ahubwo gira vuba hatagira ababidusangamo tukaba twishyize ku gasozi nawe ari twe uzi inopfu ubwo tubaye inopfu wera umva basi uri kibazo ngo upfukame sibyo babara fata imyenda sibyo ujye uri mumere mutese. oya nawe bisubizo bijyane nawe mama oya bijyane enda jyane imfunguzo nawe bijyane ibuka wundi umuhungu wa imfura mama mbabarira rwose rya none mana we banda kwingiye enda ahubwo tugere tuva mama oya numva fata izi mfunguzo oya nawe bijyane n'ibyo umugore wawe nawe akira ibanga n'iryanjye nawe mwana wanjye akira imfunguzo z'urugo rwawe umva mama umva unsaba icyo ushaka cyose icyo ushaka cyose ibintu bimire mutese. Ndakwingiza mpabari. Nimugezeho? Yego rwose mbabanda kwingiza. Izo funguzo ngiye mukingurira. Umva uzayimushyira. Enda yakira funguzo. Ariko uzayijyana? Mama uzayijyana ko dutuze tuvuge buhoro tuve ku gasuzuguro nguko. Urusha ninjire mu rugo. Ngaho genda. Urakoze cyane. Makiza rero reka musaba ikintu kimwe. amafaranga yashiranye nta kintu ngubu
ndagiye gusaba ikintu kimwe mwashakira amafaranga y'inzu hareba byibuza ko nabona uko nondora umurwayi wanjye. nta kibazo turagerageza. Ntagerageza. Ese amakuru ya Papa Keza ko ntamuherutse? Papa Keza rwose nanjye ntabwo nzi amarengero ye. Niyo mpamvu ubona n'ibibazo byandenze ubona tugeze kuri iki gihe ntarakwishyura amafaranga y'inzu. Ariko nyine nakundi buri Imana iraca inzira. Nese nibuze mujya muvuga kuri telefone nibuze? Reka da telefone ye nayo yayikuyeho. Ndamuhamagara wapi? Ntabwo nzi amarengero ye rwose. Yagiye kuva cyagiye. Se nta nibyo uzi? Sinagenda ntabyo narinzi. Kuko nahoraga ndi mu bintu byinshi ibyo sinarimbizi ni ukuri. Ese uko byagenze koko? Niko byagenze ni ukuri. Amafaranga yo guhaha se. Amafaranga yo guhaha. Shakira amafaranga afite. Ahubwo se ko numva se Papa Keza nyine ntawo hari. Sinumva se ajya usigaye ujye ko umugabo w'abagore babiri. Ese ubu nusi iki gihukaze se? Bise kandi n'ibyo utangiye. Oya wowe nta faranga mfite menshi kirugende koresha 500 wikopeshe ugerageze ushakisha Papa Keza nisho afanga inzu ariko hagati aho ngaho nyine nanjye ndumugabo nyine rwose nakwiyamye pe urumva unda kwiyamye nunyetanye n'aba bakobwa cyangwa izindi yazabaga hano mu gipangu ngiye nandukanye nawe nubwo ubona umugabo wanjye yagiye akansiga ntabwo ngiye ndindaya ntabwo uzafata uko wibona ukora reka twumvikane sibyo tubane nk'abavandimwe rwose reka mubwire mura nakubwiye ko nkuzi ndakuzi bihagije urumva numfate nk'abakobwa rero cyangwa izindi yazabaga hano mu gipangu ntabwo ngewe nuko umugabo wanjye yagiye ntabwo meze nk'aba bakobwa bose uzakora nagiye ushaka kuba ko nanyine nyine yase urabizi ko nkuzi neza nshuti yanjye urabizi ko nkuzi kandi nakugira ibanga rikomeye ibyo kuri telefone nawe mukobwa byose ndabizi none se mu makeka nkubaze umva ni Papa Keza tubanye neza utiza yuko je nabona ugize ikibazo se kuba nagira ikibazo ukandwanaho ni nkuko warwana ku muvandimwe wese cyane ko ndifite ndaka uri mu biki ubwo ngubwo nakubwiye ko nkuzi bihagije uburaye bwawe ndakuzi uko utenda kuzi tubana muri iki gipanga ariko nkuzi nubwo nakugiriye ibanga ibyo kuri telefone byose ndabizi ibyo bakobwa mwirwa ibyo mukora byose ndabizi ibyo abantu bakobwa uburaye bwose ndabuzi babarira umva kubunzi bivuze yuko nakuba hafi kandi mbe nakwitaho mu gihe Papa Keza adahari ntabwo wajya umenya ubwenge nawe njyewe urashaka umbone mu iki gipangu oya nawe uroshye urashaka umbone nkwiyereke noneho nangire ibanga nakubikiye ndimene amabanga yose mfite yawe nyamena we nyereka nyine nk'umuntu ukuze ariko iki kumena amabanga ndakuzi neza wa mugabo nubwo nakugiriye ibanga njye ntabwo ndi umugore w'amagambo nakugira ibanga ku mugore wawe urabizi ko inshuti yanjye akora ibyinshi atazi kuri wowe ibyo kuri telefone byose ndabizi hasi hejuru na kimwe ntazi ubutubuzi bwawe na pasiteri bya bindi bikoraga harabura buri kimwe cyose nari nkizi ariko ndaceceka navuga njye nikundira amahoro niba ushaka rero kunzana umbwire ncopeke mu gipangu rushye noneho niba ibyo ngibyo ibintu ntibiduteranye ndakwinginze ariko uzagira ibanga sibyo nzagira ibanga ariko nizere kutazongera kusunuzwa umwoza izo ntoki zawe n'ibindi byose mbona utangiye ibyo ntabwo byaduteranye gusa nanjye nyine niganiraga nyine kandi sinzi ko byawe nakora akazi rwose gute se bitandakazi nagurega njyewe unteye umujinya gusa urambabaje ko watekereza inshuti y'umugore wawe magara kuza utangiye nanjye kunyikoresha rero twumvikane kutazongera nari gusibanga nari kugirira umugore ari kugiye kuva kera nakoreka sishaka no gukomeza ubwo nyine nukomeza nanjye mfite icyo nzakomeza ese ko uragiye se koko ndakwiyamye yewe Halo? Mukamu. Amakuru.
umva igitwi ngo amagara rero uruzi neza ko muri Mutesi yagarutse yavuye kwa muganga yaraje nyine umva ngusaba akantu kamwe wakabyara sibyo gusa ndakwinginze ugabanya amatelefoni yawe uziko nijoro mpamagara yaragiye kumfata none ariko ubundi kumara iki mu cyaro ndabyumva ufite ibibazo ariko sibyo n'ibyo byatuma uguma mu cyaro oya cyavuze mu kazi yarakize nyine yarakize ariko nyine intambara nyine n'intambara ariko nawe rwose ndakwinginze ibyo kumamagara buri kanya rwose umva nkubwire ko uzabigenza wowe ubanza umbipe sibyo none njye nanjye mpita ngusubiza akabipe umenye ko nta kibazo muri kumamagara none usuzaza ryari umva nta kandi ukwezi ni kwishima kamana ukwezi ni kwishima okay sawa ngiye kaze ngo nyagushakire reka nyagushakire urukumva tangira utegure mu cyumwe kitavuzaza okay sawa duva mpamagaye tubari kumamagara reka nyampamagara reka kurira rwose mama ke ndaza kongera kukuvugisha ndaza kongera sibyo si kuri iyi nimero ndaza kongera bitegeko ni byiza ego mana yanjye niko amakuru ya mucuti wawe se mukazana wanjye bibize bite mucuti nawe makuru ye haze mugeje mwagiye mureka menshi ko ubu ahangaha niwe harimo metero zirimo ibirometero bingaye ku buryo utabasha kuhagera ubu urambaza amakuru mukazana wawe koko nasoni wone no kuza kumureba nagutwita umwuzukuru ujye mumva nameje umva umbabarire uwakurunye umubwira ko nahari urugo rw'umuhungu wanjye rwarakurengeshejwe rurabarengeshwa niko ushatse kumbwira iriminuye se ngo biramfataho ngewe urugo rw'umwana wanjye rurabarengeshejwe murarengwa dore uko usigaye nawe umaze kujya witwara utya nka umukecuru uwo bundi bagusonze muri hefu nta munsi n'umwe kuva nagera muri karitsiye ndakumva uvuga ijambo ryiza nta na rimwe ndakumva uvuga ni neza ufite umutima mwiza uzi ko wagira ngo hari nk'ahantu bagiye bakakubumbira akakuzana uri umwe ku isi wenyine uteye kwawe umwana wawe arinda ntunga umwana wawe ntunze heko
ekoye biraba ibyuya ntibibe amaraso aho mutesi nazashinduka rusohoka mukarwinjira dore aho nibereye mukecuru nakubwiye ngo umuntu wakuntumye umubwire ko ntahari sibyo umubwire ko ntahari umubwire ko ntahari njye ntabwo ngira amagambo menshi singira ibigambo nk'ibyo ugira ntabwo nabasha guhangana nawe kuko mpanganye nawe rwose umukecuru mbabarira pe mbabarira umukazana wawe metero zinge kugira ngo mugire koko mugira ngo mutare amagambo ejo uzaza usuka ibigambo bingana nk'iki genda wankotsa we inkotsa urimo urivuga cyangwa inkotsa ni wowe ukungura ni wowe inkotsa n'ubizi ko zikungura ni wowe ukungura umukecuru yabaye iciro ry'igamigani muri karitsiye hose agasozi kose karakuze ariko umukecuru koko watuje ukaba umuntu muzima kera twajya dufata abakecuru nkamwe tukabagisha inama ubu nkabo nakwicaza ngo ngire inama yiwe uretse kumvuvuta aho ukavuga wagira ni ikivumvuri umukecuru ni nyina wa nyoko reka ye uragapfuta abaye mama wowe nikuguza yewe mura mwana wa wararushye Mwaramutse neza. Uvuye hese? Uvuye guhaha akagwa. Akagwa? Uravugisha ukuri reka turebe. Ukuri Imana dore. Se nikora. Niko rwose. Nakagwa? Nakarwa. Se numve. Ese ujya usomaho pasiteri? Oya reka nze ndakubwira. Yewe ujya usomaho? Koko mana yanjye. Ujya usoma? Muri aho waramutse? Niko. Pasiteri muzima. None se ngo gasomwa na pasiteri w'umupfu. Pasiteri. Nagace kunywa se. Bazoma ni ukampara. Pasiteri. Na akora akaguri kunywa ariko. Rwari urwagwa uyu mudamu akiri ufite mu biganza bye. Urya se nabona nkimara kurufata ubanza wumve nkimara kurufata mu biganza byanjye. Ubu yabaye inzoga ya ji. Pasiteri ntabwo ikiri inzoga yahindutse ji. Mwese ko mbona urugo akaje kari kuzuye ariko. Kari kuzuye. Pasiteri uryo mu inzoga gusa. Kari kuzuye. Nuko nakubwiye uti dusangira. Uretse. Aba nabashaka kongera kubabwira ubutumwa bwiza. Pasiteri kwajya mubwira ngo uyu murafata ntujye unywa inzoga. Ariko se nkubwiye ngo iki? Ubu ntabwo ikiri inzoga ninyimusubizira gomeze b'inzoga. Ariko nyifite. Ubu ntabwo ari inzoga. Niki? Ngiye mfa kuba nayikojeje ibiganza. Niki? Ubu yabaye ji. Ji nivuze mu menyo. Ntajya kwitorosa. Nyine pasiteri haryo mutari kumva mwebwe. Akamazemo. Oya pasiteri. Akira. Yakwishyuye se? Oya. Anyishyura. Anyishyura ntabwo yayigeze anyishyura. Pasiteri. Yego mwaramutse. Mwaramutse. Yego. Shayise mitwara. Buretse gato harandi kuvuga ubutumwa bwiza. Reka nze ndaje ngo hamagare kamanze nsengera umuntu. N'abanyakigali babeshya. Reka maze nsengera umuntu gato ndaje mbice ngo hamagara. Ndo mugabo wo guhamya rwose. Kanze ndaje. Mama aramutse akubonye uko umwana urwago. Imva ukakojya kugaruka imbere mutesi mubwiriza. Do Imana yararora. Cyakoze nk'ubu narumusubije rwongeye kuburwago. Hoye. Kugira ngo simbivuga suramike. Ubivuga? Bibwira mama wawe. Kungwa wakandura umupasiteri. Uramike. Ubu se mama uramuzi se? Yegora. Ndamuzi. Mama uramuzi? Tugenda urakoze. Ndiye duhana nzakugura agacupa. Yewe. Ngaho mata yihangane nyine. Pasiteri nyine nakuvuga ko nyine icyaga cya kimwishe. Nabi Kigali. Nakumbira kanje nigendeze. Akuzuba n'umuhombeje koko. Umva pasiteri. Maze buriya rw'abantu bahaye umugisha. Umugisha? Gusa umuntu umuhaye umugisha umumbarira urwawe koko pasiteri. Oya rega buriya ntabwo buriya si ubwo ubona ndi kunywa buramura. Kandi ibyo muvuga buriya nibwo nafata no kuri byeri. Ngiye mfite ukuntu ngiye nyihindura. Niba ngo ufata urwagwa ukarunywa. Buriya uriya n'umutobe nari ndi kunywa yena kwe ngo ni ji de banane.
iri wivuza nyine urumva ko ibivuza ko nako nabisengera ngo bishiremo pastor ariko rero ariko ngo umugore wawe ngo ariko ngo aratwitabira n'inyarwego ariko ngo wari umuhitanye ako sujuje urugirwa nani tujyanda ese ubundi ugiye nanjye kwa mukecuru ngeze aha imbere babanze ngo wari umuhitanye bwira niko aho se byo bigirwa nande ko ntuzana none ko umuntu uzumugura nyine ngiye kumwica wabwiwe nande ayo makuru rega manya afite mura mwamutse mukecuru maze akazinduka kurusha umwaka uransuhuza iki umuhungu wawe ni wowe ni wowe ninjye uvuga ko nazinutse se uzinduka kurusha umwaka uranzindukiye mama nzi ko yihari oya mura pastor amaze kunywa amazi cyangwa kimwishe muneke dore iki gitoki cyanjye umwaka wawe nagiye ngiye kugishaka nsanga bagihaburiye hejuru niko mukecuru ngo iki umwaka wawe kandi mukecuru iki gitoki cyanjye mbyutse njya kugishaka urumva ntagira ngo nishyiremo utunyobwa nirire ariko dore uko umwaka wawe bakigize bagihaburije hejuru reba ko mama wawe byibuze amasengesho nirwo musengera cyo yamukoreye kandi niyo mpamvu utangiye kweza ibitoki bimeze nk'inda umva rata mama muhoruma pastor nkurikije mu buryo tuhuye toki wagira ngo ni imbaraga sa nkurikije uburyo duhuye shaka ubona hasi hotel umwaka ibimera mukecuru nubwo yabikasira mukecuru nubwo yabyikasirira reka ko subabona umukecuru aho bure n'abantu bose atuka none gutuka umukozi w'Imana buriye ahubwo subona ko asarira akangana gutya ejo azazana intete imwe rero yeze ku gitoki cyose ntabwo watuka umukozi w'Imana ngo uzagira amahoro umva wa mupfumu umupfumu ni we baje gihoro ufite nagishongesha ngiye nkagihindura nka biscuit kikizingazinga akusobura icyo gitoki wagiye ufite bushobozi uri igiki witwa iki ubwo cyo ni igifite mu ntoki ni igitoki ni inda vuga ko wabuze ko baguteka mu ntoki urye cyo mbega igitoki dore mbese mukecuru ndabaza mukecuru genda nakubwiye kandi murangira nabikubwiye nako ariko mfite icyo nkubaza oya nsobanurira oya ndakwibariza ndagira nkubaze uri umukiritu ubwo warabatijwe nyumvira mama wawe wallahi ya Allah wa mukecuru ko muri kungenda umukristo nuzuye amavuta ngewe nuzura umwuka kurenza ipine ry'imodoka kandi wa mukecuru Imana igikubabaye rekurana nako kasongoyeho reka nkureke ijemo urya ruri osha ariko nawe rwose mva nkubwire nawe maze kuba mama yakuziritse ku nguti ubu aravuze nawe urirukanze ntacyo passe ta umuntu w'umugabo koko akumura niyo mpamvu kandi iri guhondagura umugore niyo mpamvu mva nkubwire ese ubundi wa mukecuru ni n'inkunguzi umuntu ufata umugore ukazanira umugore ku wundi ku muhungu wawe aho pastor waretse mukecuru ki ukagenda igendere mureke aya mukecuru arakabije ubundi wasara ibitoki wagira ngo ni imbaraga sa nawe byane byoroshye umva nani byane byoroshye amugambye Samana wanjye ugira ngo cyo nari nguhamagariye aho muri make ako singa kuri ko cyane reka buretse urazi oya urabuyiha oroshya ibyinka tubanza ariko tagira ngo turebe ko twakira iki cyasha cyuko nibye imyenda ubwo rero nkagira ngo turebe uko twabigenza imyenda igasubira kwa nyirayo mbese ni wowe uyijyana se ninjye uyijyana turayijyana gute iragerayo ite tuma kujya inama rero tuma kujya inama akose buriya se witwaye byatwara iki oyo ntabwo ari byo nshobora kuyijyana simenya aho ntereka kuko cyagiye nagiye kuyiba nari njyenyine mu nzu nisereranga ariko ubu ngubu nyijyanye namenya ntereka he namenya manika he ariko wowe nkawe wari uzi ko umugore wawe mwari mubanye ufite aho wamanika uyu nguyu ufite aho uriya wawe utsimbika wowe bigacamo akaba ari byitwara akaba ariho yitwara naho njyewe ntabwo byakunda
ntabwo byakunda muraho ariko mfite igitekerezo nimusi igitekerezo ariko nawe urangira inama wumve nimba icyo gitekerezo cya bese niba hari icyo cyatanga buriya kuko ndamutse ntwaye imyenda sibyo bambaza ngo imyenda yavuye hehe byageze ute kujya kugiye kwa mukecuru siko bimeze mama siko bimeze bambaza ngo iyo myenda byageze ute kujya kwa mukecuru ikindi kandi nawe uramutse uyitwaye bakubaza ngo iyo myenda uyikuye hehe urabyumva yangeze ite mu biganza yego buriya tugenza dutera nde mu gukora kugira mu rugo okay kaze nkwereke ese buriya ako buriya mukamana ageze hano mukamana ageze hano okay buriya uwazayijyana sibyo tuzareba nimba uramutse yitwaye mutesima ntabwo mwashobokana oya umva aho ngaho byo kuyijyana njyewe kibagirwe muri aho okay reka ndetse ku ntego rero njyewe nzabwira mutesi yego uti njyewe nakubona imyenda yawe kwa mukecuru ambaze nanjye urengeye kwa kubaza ambaze ngo yageze kwa mukecuru gute mpite mubwira ngo mukecuru ambwiye yuko ari mukamana wayijyanye kwihishayo no kuri kwimana sibyo twemeze ahubwo se namara kumenya ko mukamana rero yizanye ngo yihishe hano ni kubera ikibura ntabwo yari igiye kuyiguha reka tubiganireho neza kugira ngo bitaza kudutera ikibazo tubyigeho neza kugira ngo tutizirika mukamana yihishe ahangaha bigendere kuki aha bitewe nuko rero mutesi azibaza impamvu mukamana yaje kubika imyenda ahangaha sibyo ako azakibaza reka ni umuntu okay reka mwereke rero uko bizagenda tuzamubwira yuko mukamana uko mutesi uko yaramaze iminsi ari kwa muganga tuzamubwira yuko mukamana yatoranyije imyenda ye myiza yose sibyo bitewe nuko uzi hara mu rugo yari yayitoranyije myiza ariko yari kugira ngo ayibike ahangaha hatazagira umuntu yimwiba ibyo bizatuma mutesi yumva ko mukamana ari umwana mwiza yumve ko nawe uri umuntu mwiza kuko ndabizi imyenda ya mutesi ako mundi mama oya cyatumye ubika imyenda mutesi oya urayijyana oya ibyo wibimbaza sha ariko reka nkubwire mama nubwo tutitse iyo mitwe waraturangije wari utwibye none se ubwo mva rekera ibyaha byarabaye mva mwana we wikomeza kunshinja rekeraho nawe ari njye wibye ari nawe wishe se ngo ubugira ngo ubu nkoze imyaka ari gaciyemo ngaho dukomeze tubyihorere mama ibyo tubyihorere nyine ukize icyaha cy'ubujura ariko nyine nanjye ibyanjye nyine nanjye Imana irabizi ngaho izahubwo tujyana ntugahora unshinja wowe twabirangije ariko twabirangije we yibwiye ngo ko icyaha cyo ko nibye nanjye nibuka kakandi ngaho reka ariko iyo bivuze binkomeza ku mutima noneho ngende nyizana yizane ntabwo twavuze ibyaka gatoki ariko nibyo ese wa mugani agatoki